aravuga yuko ariko ngo abandi bazwi nka Kate Bashabe na Shadibu atabaza. Okay, super sexy. Hari abandi bastar bo kuri imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, rugero nka ba Shadibu na ba Kate Bashabe. Mwari mwahura? Nta numwe nzi muri abo ngabo. Nta numwe uzi muri abo ngabo. Nta numwe turahura, nta n'uwo nzi muri abo bose. Biriya bintu ukora ku mbuga nkoranyambaga ntago bibangamiye umuco nyarwanda? Amenya. So inshuti zanjye, abavandimwe banjye, abafanzi banjye, ndagira ngo mbabwire rwose Nana nago nataye umuco. Nana mubona hariya kuri Instagram atanarukanye na Nana wowe ubwawe ubona hano, urumva ntabwo ndi umuntu wishinzi, no, ndi n'umuntu ukunda abantu, ndi umuntu ukunda umuco, ndi umuntu ukunda igihugu cyanjye. Okay, wenda hari ababikora bakabirenzaho ibindi bitari byiza bigatuma natwe dufata isura mbi, ariko njyewe ikintu nshimira Imana nuko nabigiyemo mfite limite, kubera ko ndubatse hari ibitanshuka. Ariko iyo ugiye ragakumi buruguhamagaye ukubwiye ngo Nairobi wacitswe, China wacitswe, so bigatuma wenda tunahata ubuzima bwacu cyangwa se ishema. Ariko ndagira mbabwire n'ababikora bambi ndabinginze mubikorane intego, wibukora ngo profite iyi time yawe kubura umusitari, ngo ukore ibyo ushaka bikore ubara. Ntabwo ari ukuvuga ngo nibo ukoze show bakagwa ibyo 300 ngo byose uragura champagne ngo we yirekane ko wanyweye. Menya ngo ejo uri munsi yakodesha, ariko ejo uzayabura. Gerageza gusevinga, wubaka akazu kawe, gerageza gusevinga, utegure ejo hazaza. You never know. Uwo turi uyu munsi ntabwo aribo tuzaba tureje. Hari abana benshi barimo kuzamuka, hari ibindi bizakundwa kuruta Instagram. So niyo nama nagira abantu. Gusa ababyeyi bacu nuko nkunda mama wanjye aranyumva, arabizi, aranzi ko nari umukobwa ujarajara. Iyo ndi ku kintu mba ndi ku kintu kimwe, nago fata. Niyo mpamvu nyiza ni nayo n'umugabo wanjye, ni nayo mpamvu n'umugabo wanjye atambuza gukora ibyo nshaka, uko mbikorana ubwenge, kora ko ntago wanshuka, ntago ndi umwana ashuka. Ariko n'ababikora bambi mubabarire, buriya ni igihe kibashuka, ntimukabafate nabi. Nabo ndabizi ko hari time izagera bagahinduka, kubera ko hari ibyo aho nagereye aha hari ama comments numvishije atari meza, gusa nuko abona yumvishijeho atari inshuti yanjye gusa, ariko mbanje mugize chance nkora nabo nababwira barabikoreramo amakosa menshi cyane. Okay, akoze cyane. Niba yigehe no muri ari biki, so naramubabariye. Nicyo kintu cya mbere cyambabaje mu mwaka kuva najya kuri Instagram. Umudokore yakohereje Giyonomo, anyohereje, ariko nziko ningiye tuzajyana kuko yanciriye urubanza. Okay, it's fresh. Ubu ngubu rero navuga ko mu bantu mu Rwanda dufite ku social media, yewe mu industry, uri mu bantu bashobora kuba bakurura abagabo cyane, ndetse kubera ibyo posting n'amakomantere babiri bavuga ati wow, Imana ramizi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo ibyo bintu bikontorora gute? Njyewe se buriya iyo bagushyizeho nkuzirikiyaho nta kindi warenzaho, bifata nk'ibintu bisanzwe. Ni nk'uko musaza wanjye yambwira ngo yiwe ngo nananda gukunda, niki cyarenga kuri cyari musaza wanjye, niko n'ibindi bifata. Ariko n'abageni box bari benshi, nta nimwe nsubiza umuntu mbona tuzeranye, kuko ziriyo zirenga 1000 n'ibihumbagana. Ntabwo nabona uwo mwanya wazo rwose, kereka iyo mbonye nk'umuntu twiganye, umuntu twabanye, umuntu ushaka kumbwira ku bya business. Urabizi ugiye ugasoma mbere yo kwa allowing, so nibyo ngibyo nkora, ibindi ndabireba kuko hari ibitutsi byinshi. None se bwo nk'iyo rata umugabo wawe bibonye ni bumutera ikibazo? Umugabo wanjye niwe mufani wa mbere ngira kuri isi, kubera ko niyo unsuye uri mushuti wanjye cyangwa uri relative wanjye ukamubwira ngo ngiyewe ngo ntago ndi fan wa Super Sex, arakwanga, kuko niwe muntu wa mbere unshyigikira, kuko bitewe naho ngeze, kubera ko unishyurwa ku kwezi. Mu gihe nishyurwa ku kwezi kandi ngenda nkicara gutya, so ndo umukozi.